muze muvuga agahinda kanyu. Bosco Empire ndabona uri hano zamuka. Pastor Crow umeze neza? Karame. Yego. Ko wakoze ikiganiro kiri mu buremere cyane bira bintu numvisha ni biki Crow? Akagahinda ufite ko numvisha amagambo akoresheje ko ari amagambo aremereye. Agahinda ndaremerwa cyane. Uravuze nafashwe n'agahinda papa. Ndavuga kandi n'ubu ndacyavuga. Ntabwo rwose nicuza ku byo navuze. Naravuze ngo ibi bitagarukiye ahangaha. Ni bimwe mu bibazo. Kandi buriya nubona umugabo yafashe umugozi akiyahura, uzagira ngo bapfa kwiyahura bose ni ibigoryi, hari biba byabarenze. urasoje? Nashoje. Claude ntubizi ko ngiye ntajya mfata side? Ndabizi neza cyane. Urabizi ko ntajya mfata side. Bari abakobwa. Yes. Godfather baze nkubwire kwanza wumve na hano mind yanjye kano kandi geze. Genda umukanda urupfu. Ibindi byo kuza kumbwira ntabwo byo ngira ngo nyibiri kumfata abe namba man. Urumuki? Kano kandi ndi umukandida w'urupfu. Nitegeye ko umukandida w'urupfu n'umutwe wanjye wavaho. Okay, tugende gato. Ubwo bugoryi buri aho ngaho bubanze buve. Ni menshi. Iyo umuntu agutwara umwanya wawe n'amasaha ni menshi. Urimo kunyumva? Ariko noneho urafashwe ntabwo tuzibye bakureze ngo ni ibiki urafashwe. Aha ngaha igikurikira ikintu gikurikira bitewe n'umwanya bawe bataye n'amarangamutima yawe bishe. Siko bimeze? Ako kanya abo ngabo bakurunzeho icyo kinyoma. Ni ukuvuga ngo abo bakurunzeho icyo kinyoma iyo tuza kuba tudafite ubuyobozi bwiza ni ukuvuga ngo cyari gukurikiraho nuko wari kurenganwa. Siko bimeze? Ariko tuvuge ko nyuma y'iyo minsi 3 uravuga ko uretse gato iminsi 3 turavuga ko ari myinshi. Siko bimeze? Ariko Bosco investigation cyangwa kuri perereza kunzira karengane nkawe reka tubivuge gutyo. Ariko ndakubwiye mu gukora iperereza urimo kunyumva biterwa n'abari gukora iperereza n'ibyo bari gukora iperereza. Siko bimeze? Ku minsi 3 ntabwo ari mike ariko ntabwo ari na myinshi kugenzura niba uwo muntu bari urugukekwaho ibyo bari ari byo cyangwa atari byo. Kuba barakurekuye rero icyagomba next move urimo kunyumva kwari ugutanga ikirego ku bantu bagize bate, ku bantu bagukoreye ihohotera bakagushyiraho ikinyoma bakakubeshyera. Uvuze neza ngo umwe mu bayobozi bari uwo Mutesi yarakubwiye ngo isohoko rugende abangaba bakoze ibintu bakabaye bafungwa. Siko bimeze? Wagomba gutanga ikirego. Ntabwo ari gutwarwa n'amarangamutima n'uburakari. Uvuge kutazongera kwitaba inzego kandi zagwaye ubutabera bwawe nubwo habamaze iminsi 3. Maze gusobanura kino kintu. Yego. Nkeka yuko ribu ni ikigo cy'ubugenzacyaha mu Rwanda. Sibyo? Gifite amahame n'amabwiriza kigenderaho bigomba gukorwa mu nyungu z'umunyarwanda uwo ari wese hatagendeye ku cyene wabo, ruswa cyangwa se n'ikimenyane. Ariko bagaca umugani mu Kinyarwanda ngo abumwe agatukisha bose. Ushobora kuza gusanga mu bagenzacyaha 30 harimo umwe urya ruswa bikaza gutuma ikigo cyose gihinduka umwanda. Uri kubyumva? Ni gute ubwira ngo umuntu arampamagara ambwira ko agiye kunyica mfite amajwi ye, umuntu niwe watanze ikirego ntiyakurikiranwa. Ageze imbere y'umugenzacyaha aramubwiye ngo koko kanamfunga inde ahubwo we yarandeze uwo ndakubaza uwo muntu wajyanye ibyo bimenyetso urabijyana uragenda ujya gutanga ikirego cy'umuntu waguteye ibwoba gushyizeho n'ibikangisho hanyuma ntiyafatwa ngo afungwe. Nyine ariko sinzi impamvu uyinza kungora wowe banza umve case yanjye. Kano kanya Godfather ugiye imbere wenda y'umugenzacyaha dufate wenda na Dr. Murangira Bitier uramubwiye ngo Bosco utamufunga ndamwica koko akanamfunga we umeze nk'uri gukoresha uwo muntu wowe kuko uwo muntu nta nubwo ari mu kazi ahubwo afite abamukoresha. Icyatega amaje cyo uwo muntu dore ngiki nakubwiye ngo yari umwarimu wigisha kategori C ku modoka ya gisirikare yaguzwe mu Cyamura yandikwa kuri Pastor Mutesi yaguzwe n'umufande wakoze akora muri Muhanga yaragize gute yarimutsa kuri ahandi hantu. Imodoka yaguzwe amafaranga avuye kuki yayiguze ntayiyandikeho. Ayo tugende kwa Claude rero tugaruke. Bwana Claude urahari? Ndahari. Mwiriwe neza Godfather. Wiriwe. Yego. Hano wagize gutyo ukoresha amagambo ateye ubwoba reka nyakine.
ariko se ndakina muyazi uretse gato ngaho tujye mbere umbwire nambaza kubera ko ntabwo ndi mu rugo na kuva mu gitondo sindi mu rugo ahantu sindatangwa caginga Okay. urugendo renda kunshirana mbere y'uko umuriro nambaza ugushirana iby'ingenzi kugira ngo ngire mbere y'uko umuriro ugushirana hari amagambo akomeye wavuze uvuga ko ndetse binabaye ngombwa wajya amageragere kubera Mr. Irene. Ikibazo ni ikihe? Ubushize twumvishe uriya mutipe ari kunyura hejuru, ntabwo nabashije gusobanukirwa ikibazo wowe ufitanye nawe nyamukuru. Ni iyihe mpamvu, ni ikihe kibazo ufitanye na Irene gishobora no kugusunikira kujya amageragere? Ese wajya amageragere kuko wakoze ikihe cyaha? Uramumena umutwe? Niki nsobanurire? ntabwo kumena umutwe ari impano yanjye, nta nubwo kurwana gukora amahano ari impano yanjye. Nuko rimwe na rimwe tuba twavuze tukagira ibyo tuzimiza. Irene tugiye muri ribu tukaregana hakinjirwa mu rwego rw'amategeko, Irene ntabwo yantsinda, icyo ni icya mbere. Ndamutse namukoreye ibigize ibyaha yakaba yarandeze, hanyuma yandega nkitaba urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa n'undi rwego runaka rubifitiye ububasha, hanyuma nkabazwa ibyo naba narakoreye muri Ndahabirene, kuruta uko yafata channel yanjye akayigira terminated, kuba yava ku rubuga rwa YouTube. Gutera strike 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n'ebyiri n'eshatu. Ubwabyo Godfather urabisobanukiye ibintu bya social media, ibintu bya YouTube. Strike 3 zonyine ubwazo zikuraho channel ikaba terminated. Rero jewe muri Ndahari nta n'ikintu kigaragara andega mu rubuga rwa YouTube, arandega amafoto yonyine gusa ngo ya Vestina na Dorcas. Hanyuma hari aka video Chita yakoresheje ku umunsi muri Ndahaba bakorana ikiganiro na Chita yaravuye muri Canada. Chita nawe yahise agenda aritereka kuri channel yiwe akora ikiganiro. Muri cya kiganiro yakoze ashyiramo aka video gafite amasegonda 9 mu kiganiro cye kuri Chita Magic nyine, kavuga kuri Dorcas na Vestina. Hanyuma yavugaga ko Dorcas hari amagambo yavuze afite agahinda, noneho nanjye ajyanye n'urugo rwa Vestina. Noneho nanjye titi ndavuga ngo Vestina arijijwe n'urugo rwa mukuru we muri ako ka video. Ako ngako rero niko yahereyeho akubita strike, hamagara ntiyitaba, ndamwandikira ntiyasubiza. Nibyo koko ndategereza, nyuma yaho ngiye kubona mbona strike ya kabiri iraje, ya gatatu iraje, ya kane iraje, ya gatanu. Bambwirwa na YouTube ko mfite iminsi 7 yonyine gusa yo gusobanura, yo gutanga ibisobanuro amakosa YouTube yaba yankoreye, cyangwa se mo kimwe nkareba uwaneye strike hagati ya YouTube n'uwaneye strike muri Ndahabirene, hanyuma umwe muri abo ngabo niwe bagomba kugira igisubizo batanga. Nyuma yaho rero natanze ibisobanuro kuri YouTube, strike zimwe bazikuramo, zimaze kuvamo muri Ndahabi nawe nca kwitwa Kiramani, ni umusaza, ni umuntu w'umugabo, agerageza kubwira muri Ndahabi, hanyuma ndetse ngerageza gukora n'ikintu cyatuma kigaragaza ko gena muri Ndahabi nta kibazo twagirana na bari abana, ko ari abana bamwe n'abana n'abana nabyaye bangana n'abana banje. Ndabivuga nkora ikiganiro kuri 3D TV. Ariko kandi ibyo byirangiye nyuma y'iminsi 2 ngiye kubona mbona izindi strike 3 nazo zije ingunga zikurikirana. Ndibaza se uyu mugabo ko namutumyeho Kiramani bakaganira, akambwira ko nta kibazo na kimwe bagomba kugirana, yewe na Gasuku Media na Gasuku ari Gasuku baravuganye. Arabaza turiya mugabo uramuhora iki na strike ziwe, uko mutera strike bimeze bite? Nuko bukeye Kiramani namubwira, Kiramani arambwira ati muri Ndahabi yateye strike nyinshi, atugo nizasigaye mu nzira zikiza, ati ibyo ari byose arazikuramo. Izo strike ntabwo muri Ndahabi yazikuyemo, ni bya bindi nyine umuntu akora shuguri ziwe, kubera yuko ntushobora kubaka inzu ngo noneho unaniwe gushaka ubwirinzi uburyo ushobora kurinda yanzu yawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Strike zimwe zikavamo muri Ndahaba atabigizemo uruhare. Hanyuma nyuma yaho nkabona izindi strike zikomeje kuza. Jewe sinafashe ya mbere ngo njye kurega muri Ndahabi muri ribu. Ibyo ubwabyo bigize icyaha, gufata ibikorwa by'umuntu ukabyangiza ubigambiriye, ubwabyo bigize icyaha. Muri Ndahabi namuvuga ariko sinamukubita strike. Nanjye mfite amavideo ya muri Ndahabi, mfite amavideo yanjye ariko muri Ndahabi, ariko sinakora icyaha cy'ubugome ngo nkubite strike muri Ndahabi. Rero abagambo navuze ngo natajya amageragere nshobora kujyayo. Ndamutse ngiye muri ribu nkagaragaza
Godfather uramutse ufite inka yawe umuntu agafata umupanga akayitema igitsi ubwabyo bigize icyaha. Sinzi niba unyumva neza. Ndakumva. Rero urumva kuba murinda habi yafata channel yanjye akayikubita amastrike yo kwigira terminated ikavaho burundu ubwabyo ibyo ngibyo ubwabyo bigaragaza icyaha cy'ubugome. Rero gukora ikintu kizi kwinjira mu mutungo w'umuntu ukawangiza hanyuma ubizi neza kandi ubishaka. Tuzi neza ko ribu iyo umuntu yibwe channel akagaragaza ibimenyetso by'uwayibye iyo email wayikoreshaga ribu ikurikirana uwo muntu kandi agahanwa. Ibyo tubizi neza cyane. Rero naho ngaho nashingiye ngaragaza ni nyamara nakomeza gutya bikomeje gutya ibi bintu bishobora kuzagira iherezo ritari ryiza hagati yanjye na Murinda Habi. Kandi mu by'ukuri twarabavandimwe twara abantu bazima ntacyo twapfaga. Urumva gukoresha ifoto ya Vestina gukoresha ifoto ya Murinda Habi n'abakoresha iz'abandi. Ejo bundi yabajije Bruce Melody ati tubwire baravuga yuko urwo rwawe rwasenyutse utakibana n'umugore wawe. Bruce Melody aramusubiza ngo njya gushaka umugore wanjye sinabibamenyesheje abo babivuga tunatandukanye kandi ntabwo bagomba kuzabimenya. Igisubizo aho cyari kibonetse hano wagomba gukotinga amagambo Bruce Melody yavuze kuko ni uburenganzira bwiwe. Hanyuma ikindi yabajije umwana Vestina ati tubwira iby'urushako rwawe n'urugo rwawe. Kubaza umwana muto rero ayoboye ari we manager wiwe akamubaza iby'urushako umwana utaramara n'amezi 3 muri icyo gihe amubazaga icyo kiganiro. Rero kuba twabivuga tutiyabajije Vestina iby'urushako rwiwe Vestina abwira murumuna ati murumuna Dorcas murumuna wanjye niwe ibeshye ugashaka ukiri muto nzagukubita. Murinda Habi tuzamuhora iki ati koza abashatse akiri muto ati wowe ko washatse ukiri muto. Aramusubiza ngo wari umugambi w'Imana. Murinda Habi ati none se Dorcas we uramutse ubaye umugambi w'Imana. Ibyo rero kuba abantu bakotinga kubyo abantu bavuze ntabwo ari cya ahubwo kugenda ukinjira mu izina ry'umuntu ukajya mu rugo rw'umuntu ntacyo yaruvuzeho ntacyo yavuze ntacyo yatangaje wowe ukajya gutangaza ibintu by'umuntu kandi ugatabyivugiye ubwabyo ibyo ngibyo no kwinjira mu buzima bw'umuntu bwite. Ariko umuntu waje ku mihanda akavuga ibyo mu rugo rwe ku mihanda abo rero abantu bavuze batarika ibintu byari bikwiye ibi byari bikwiye ibintu byari bimeze gutyo nibwira ko ibyo atari ikibazo. Rero nuko byagenze nagahinda nafashwe n'agahinda papa ndavuga kandi n'ubu ndacyavuga ntabwo rwose nicuza kubyo navuze. Naravuze ngo ibi bitagarukiye ahangaha ni bimwe mu bibazo kandi buriya nubona umugabo yafashe umugozi akiyahura uzagira ngo abapfa kwiyahura bose ni ibigoryi hari biba byabarenze. Urasoje nashoje. Claude ntubizi ko ngiye ntajya mfata side. Ndabizi neza cyane. Urabizi ko ntajya mfata side. Bari abakobwa Yes. Bari abakobwa bari mu nshingano zuriya musore bari muri management ye niwo baragenga. Siko bimeze? Cyane. N'uburenganzira bwe. Unyumve neza cyane. Uko niko kuri nuko kuri buze kukubangamira cyangwa unyumve ariko icyo nkubwira ni iki ngiki. Hari ikindi kintu uriya mugabo yakoze. Ndagira ngo ntabwo urumva point yanjye. Banza ufi. Ntabwo reka gutega amatwi. Ntabwo Irene ndi kuvugira Irene kuko urukundo mufiteho ni hafi ya ntarwo ariko ntabwo nk'ibyo nabigendera. Simwemera kuko nzi amanyanga yemo amwe niyo mpamvu ntamwemera ariko ndakubwira aya magambo. Urimo kumva? Mbonye uburakari wakoresheje nasubiye inyuma kujya kumva ibiganiro mwakoze kuri bariya bana. Urimo kumva? Ntabyo wabonye. Nta kiganiro na kimwe kivuga kuri Murinda Habi jewe mfite. Ndavuga mwakoze bira biganiro mwakoze kuri ba Vestina bira bari kotinze. Abantu babimpaye Claude babara bagiye bafata uduce. Abo bantu ba Godfather nta biganiro bafashe uduce iminota mike mazawumve. Umva nshuti yanjye iminota mikeya byamazeho abantu bari kotinze baba bifite. Ndakubwira kuko namaze kukumvaho dukeya manzi unyumve. Urumva kro umuntu ashobora gufata nuze intro manza wumve. Yego Irene Murinda Habi nk'umuntu ushinzwe ubusugire bwa bariya bana kubarinda unyumve protection yabo no kubarinda ikintu cyose cyabahungabanya. Siko bimeze? N'uburenganzira bwe gukumira ikintu cyose gishobora kubavana mu murongo barimo nk'umuntu ushinzwe management yabo. Siko bimeze?
rero kuba mwarafashe umwanya mugakora ibiganiro kuri bariya bakobwa urimo kunyumva akabona hari aho bishobora guhungabanya ituze ryabo mu rwego rwo kurengera inyungu ze n'inyungu z'abantu amanaginga yagombaga kubikora uko yabikoze unyumve nguyu Empire ari hano ntabwo ngiye ndafata side unyumve. Oh my God, thank you, Sam. Cheka mada. Cheka nguyu Bosco hano hari umuntu ufite ubutumwa. Hari umuntu ufite ubutumwa uze kuzamuka. Icyo mvuga ni iki ngiki bwana Claude. Godfather nta muntu ufite nakubwiye ko ufite iminota 3 gusa. Okay, icyifuzo ni ikihe nyuma yo gukoresha ariya magambo? Icyifuzo cyawe cyari ikihe n'ubutumwa ashaka kumugenera kuko ndabizi wabivuze kuri platform yawe. Ariko ahangaha wowe ikintu cyakubangamiye n'ibizo dislike zaravuye mu hari nyuma yo kuri reporting ibiganiro wakoze kuri bari abana hari ikindi kintu Irene yagukoreye kibi? Yarongeye strike zarakomeje ziraza ejo bundi arampamagara ambaza ngo koro strike ziri muri dashboard yawe nizingaye ndamubwira nti ubusizo wateye ntuzizi ntizirarenga 3 hanyuma akimara kubimbwira mu mugoroba w'uwo munsi hazi izindi strike ebyiri. Yes. Wabyumvise neza niba mpamagara ambwira ngo ngo muri dashboard harimo strike zingaye yashatse kumenya zateye urazizi ari tuzisigayemo zirarenga 3 nimugoroba kuri uwo munsi ambwira ngo nimugoroba arakuramo izara zikuramo aho kuzikuramo akongeramo izindi wambwira gute uburyo urimo urashyigikira muri ndahabi yewe reka nkubwire ukuri Godfather umuntu avuka rimwe agapfira irindi kandi mu gitondo yamaze guhora wabyumvise neza mu gitondo yamaze guhora uretse gato umbwije ukuri yarakubwiye nge nkubwije ukuri kose yarakubwiye ngo yarambwiye ngo yaramamagaye ubwo yaranyihamagare kuri telefone hari 4:05 za mu gitondo arambora nimero ya Irene nampamagaye ngiye kuvuga mbaza mbwira abantu twaturi ko nti murinda habise kamahamagaye naramuhamagaye inshuro nyinshi ntanyitabe bigenze bite ndamwitaba arambwira ngo kro waramutse ntiwaramutse nti amahoro y'Imana bari nayo ngo urakoze cyane ngo muri dashboard yawe ufitemo strike zingahe ndamubwira nizo wateye se ni waba uzibuka kubera yuko niwe wateye strike email yakoreshe ni email ni MI Empire na MI Music na Ishime Vestina izo strike izo email nizo zagiye zitera ndamubwira noneho ndavuga nti muri ndabi urya n'umuntu w'umugabo bwo nimugora vuze kazi kora are nambwira ngo wandusha nimero ya Bosco Empire ndamubwira nti yego ndayifite ngo muhe nimero yanjye ngo mpa nimero ya Bosco Empire ngo cyangwa umuhe nimero yanjye kumamagara hanyuma nanibwira ko uwo munsi nabwo Bosco ngo yafashe gahunda yo kwambuka atatubwiye nawe yakoze icyemezo yafashe icyemezo kigayitse tutamushimira ni umuvandimwe n'inshuti ariho hano namurabutswe nawe si byiza sirabimushimye ariko kandi ntabwo najyaho rwose ngo nicare ngo shimye muri ndahabi ngo ni umuntu w'umugabo mu bagabo ntabwo ari byo kubera yuko Godfather uba abantu ndatekereza ko abantu barekereje barimo bararikodinga ibiganiro byawe ni benshi utarakubita strike discrema utarakubita strike 3D TV utarakubita strike kwa bakasuku utarakubita strike ni benshi nzi bakoresha ibiganiro byawe ko nta numurayikubita bose kwa bihoreye gutyo ibyo rero ngavuga ngo muri ndahabi nibyo koko dushaka kuvuga ibintu azi neza ko abantu batari mu bikotinga bisobanureho ariko kandi muri kwa gusobanura none se ubu ngubu Ishimwe Vestina Claude na Bosco nitwe twagiye kuri Instagram ya Vestina twandika ya posta yiwe yavuga ngo aricuza mu rushako muri ndahabi yaza kavuga ati rero posta mwabonye kwa Vestina si ukuri yari fake news bafashe ntuze yiwe barayihakinga twari guceceka abantu bagaceceka tukavuga tuti nyamuneka abantu mujye murinda Instagram zanyu haje amabandi menshi Instagram ya Vestina barayihakinze ko atavuze ngo nibyo cyangwa sibyo ibyo byose rero urumva abaza Vestina na Dorcas mu kiganiro ngo tubwire iby'urushako rwa tubwire iby'urugo rwawe ese byari bikwiriye koko
nawe nka Godfather namwe muri aho mutubwiye ngo byari bikwiye cyangwa ntibyari bikwiye. Hanyuma ikindi muri Canada yaravuze ngo Vestine yarwaye, nimubona Dorcas wenyine kuri stage ntimutekereze ibindi, Vestine yarwaye ngo ariko mukanya ari mu nzira araje amasuhuza. Ibyo byose rero ageze ku kibuga cy'indege twabonye kuri video Vestine aryama ku kibuga cy'indege. Iyo video twarayibonye, ntabwo ari je wari uriyo, si Bosco Impa yarimo, si urugendo rwagiyeyo, si Desi wagiyeyo Kerema, ahubwo twabibonye dutyo. Mu by'ukuri rero urumva ngo akarenza umunwa karushya ihamagara. Rero ku rwanjye ruhande numva muri ndabi twabana mu mahoro, ibyo akora nibyo nanjye nkora, umugata akeneye niho nanjye nkeneye, ibimuteza imbere nibyo binteza imbere, ariko kunyambura ibyanjye, kuza gusenya urugo rwanjye no gutema inka yanjye nkama, inka yanjye nkama, amata nkayanywa, abana bakayanywa, inshuti zikayanywa, n'igihugu nacyo ntagisaguriraho. Oya. Ariko icyaba cyiza nuko twese twajya mu murongo umwe. Okay, icyo mbaza, hari ikintu uvuze gikomeye. Niba nkumvishe neza Claude, ibi bintu byabiteye ubwoba cyangwa harimo n'urwango. Yaraguhamagaye akubwira ko dislike agiye kuzikuramo. Nimugoroba ugiye kureba usanga yongeyemo izindi. Ni rwose Yesu Kristo. Ngiye nimugoroba hahita haze 3 zikurikiranye. Ndapfuye. Wa mugoroba yavuga ngo ari buze kuzikura amazimbajije, ahubwo hahise haze izindi ziruta izari zirimo. So gahunda yo kuyihanaguraho iracyakomeje. Iracyakomeje ariko azayihanagura nanjye bwo nimubamo azayihanagura. Erega nimubona abantu barabaye barakare rimwe na rimwe leta igidufasha n'inzego z'umutekano zige zidufasha, ibintu bya showbiz bavuga ngo turi muri showbiz bazageraho nabo babyinjiremo. Showbiz ntabwo ari showbiz gusa, hari abayijyamo bafite impamvu zabo bwite twe tutamenya, kuko ngiye urwanjye ruhande iyo mvuze ndigendera nta bindi nkurikiza inyuma. Ariko niba umuntu ashobora kubika ku mutima akavuga ngo uyu muntu ndamukura ku isi, ndamwambura ibyo yakoraga, ndatemagura inka ziwe, inyana ze ndazitemagura, ihene ze ndazitemagura, inzu ye ndayisenya, bene uwo muntu se Yesu Kristo yaravuze mu butumwa bwiza bwanditswe n'Amatayo ngo iyaba nyir'urugo yakabaye maso umujura ntiyakamenya inzu yiwe. Yesu kandi so ibi bintu iyo baguhohoteye gutya cyangwa ibintu byagenze Yesu niwe wabivuze, iyo byagenze gutya uteganya kujya gutanga ikirego kuri ubu bugome bwo gukorerwa? Claude uranyumva? Claude uranyumva? Ndakumva. Nyuma y'ibi uri gukorerwa urateganya gutanga ikirego? Guteza yombi ndakumva. Urateganya gutanga ikirego kuri ihohoterwa gukorerwa? Ibyo reka tubyihorere. Ni bagomba kuvugwa bari kuri social media bazavugwa. Urumva nimba babonye umwana aryamye muri airport, aba nabasesenguzi bagomba kuza bagasesengura tese kubera iki aryamye muri airport. Urumva ariko nimba we bitamushimishije nabafata bicaze hasi bro. Forget man murimo muri umwana mentally, physically, emotionally. Ibi bintu ni mubigabanye. Guys, mutapinge screen ye. Mujye mubavugaho muri ubu buryo. Ariko bano n'abana badashobora kwihanganira wenda ubusesenguzi bwanyu. Ndibaza neza ko abari ababyeyi nabo babyumva bakajya bakaba bakoresha undi muvu natari wo gusesereza abo bana. Ariko noneho kuza kuvuga ngo urakura abantu mugati mu kanwa bro, iki kintu ntago ari cyo. So ngiye nuko mbyumva ariko that's not good bro, that's not cool. Uko abakorode bakababonye team bavugira. Nyamara rero ngiye icyo mbakundira rero ndaza ngatanga platform mukavuga gahinda kanje twagiye. Next Sankara ntabwo ajya guma hamwe. Bose bari gutambutsa kondi muntu tomoka. Wizi hatu ufite ikihe kibazo? Godfrey, ngiye ndikumva hari kuntu muri kuvuga mukavuga one side kuko Irene nawe pastor yavuze neza avuga ngo ni YouTube ni yahahira. Irene nawe abo bana nibo I will say it's not the right time ariko ni bacuruza sibyo.
iyo ugiye ukabasesengura ibintu udafitiye proof ngo kuko yabishize kuri channel ye, yatanze urugero rusekeje like arakubaza ngo ko hano hari abantu bari codinga ibiganiro byawe kutarabahanisha. So does it make it right kuba baza bakiba ibiganiro byawe se? Nicyo kuko wowe utarabahanisha bituma ko we nimba yakoze icyaha agafata ibintu by'umuntu atabimusaba uburenganzira, does it make it right kuba wowe utabikora? Biratuma biba byo. Sometimes rari ukuntu mufata side imwe kuko na Irene ibyo ngibyo acuruza ni igicuruzo. YouTube ntabwo ari ikigo cyo gutanga strikes ku bintu udafitiye proof. Yatanze proof, yatanze kuba bikoresha ntabwo bibigira ukuri. Nawe akora icyaha muzakimuregere. Ariko impamvu YouTube yaguhaye izo strikes ni uko ibimenyetso yatanze ari ukuri. Ngenda umva icyiza ari ukudakoresha ibintu bye. Naho kujyaho tukavuga ngo kuko ngo yabikoze, yes yatanze ibiri byo kandi yatanze izo strikes ziza kuko yatanze proof zigaragaza ibyo avuga, akavuga ati dore ibyo ndi kuvuga ni bino. Cyetse uba uri kuza ukavuga ati yarambeshyeye yatanze ibitari byo, byari kuba byumvikana. Ariko nimba yaratanze ibiri byo, ahubwo wowe ikosore ureke gukoresha ibintu by'abantu, ugende ushake content zirahari, ugende ushaka abo babana umusaba uburenganzira babaza ibibazo, then ubikoreshe bivuye kuri wowe. Ariko anytime abazana nkawe bari under contract sibyo arabazana, ariko so nimba yabazanye kuri kamera wowe ufite uburenganzira bwo kujya kubifata ibyo wakoresha ukabikoresha. That's the question. Rero kujyaho ukavuga ngo RIB nujya muri RIB nawe afite ibimenyetso biri aho ngaho nk'ibyo yatanze muri YouTube ikaguha strikes, nibyo azajyana muri RIB kandi bizagaragaza icyaha ukora. So njyewe my advice nigendera niyitiraga nuko koresha ibiri byo, copyright iri aho ngaho kubera ko ugomba gukoresha ibintu ufite uburenganzira. Niba utafite uburenganzira bireke, ugomba kwiga ukamenya icyo copyright ari cyo. Nimba unabikoze umumentioning uvuga ati nubwo nkoresheje aya mashusho sa yanjye nayakuye hano, I think wakoze ibyo ngibyo waba uri kuvuga ati natanze uburenganzira naramumentioninze, nicyo kirinda umuntu copyright. Ukavuga ati aya mashusho ugashyiraho ibyo byose, nawe kuza kujya ukabikoresha and then ukarira ngo bakureze. It doesn't make sense. Bazakurega n'iki igihumbi. It doesn't make sense. Mu buryo bwiza urumva ari ubwo ngubwo ari bwo buryo agomba gukoresha. Aje kumurega urumva Janine yaramureze aregera amafoto, aregera ibintu byose biri kugaragara. Ntabwo kuki yihuta kujya kumukura umugati mu kanwa. Ikibazo nahakiri kuki mutamuhamagara ngamuganirize ko bose tuzi ko ariho basarura. Kuki atamuhamagara ngamubwire ati uri gukora. Yaramureze yerekana ibintu abari gukorera abo bana kandi YouTube irabyakira. None rero twebwe twabigenza gute? Ahubwo nibicare baganire. Ese baganira iki? Nakure ibintu by'abandi yakoresheje, areke kujya gukoresha amazina ataraye, areke gukoresha content itariye. Baganira iki ushaka ko baganira? Irene kamera arayigura, baganira mubabarire nyine azagerageza gukuraho gake. Nakumva mutete madame, ibyo bintu yabivuze kuva kare nuko nta content abantu bafite bakora. Mwashatse content. Ndakumva Murinda habika koresha uwitwa tonalite yarangiza agakora content ivuga ngo tonalite ngo arahuranyije ngo tonalite ngarabyahuranyije ni byanda bayahuranyije. Hanyuma sabo abantu nabo yakoresha amafoto yabo yahuranyije nabo bazajya bamureka cyangwa kwita strike. Exactly. Ubuse kwa bandi urugo rwawe bavuga ko rusenyutse. Umugore wa Bruce Melody aba muri social media. Hari uwashizeho, hari ishusho y'umugore yashizeho, yamubajije umugore we Bruce Melody yari afite uburenganzira bwo kuvuga ngo ntabwo ndasubiza icyo kibazo ko umugore wanjye nari hano kikarangira. Ariko kuba yaragisubije ni ikigaragaza ko ni umugore we yagombaga kubisubiza. Yari afite right yo kuvuga ngo icyo kibazo si igisubiza. We ntukazane Bruce Melody gutya kuko uretse gato Irene aha ashaka Bruce Melody akamutumira nk'umunyamakuru. Siko bimeze? Amakuru watumiye icyamamare abagomba kumuhata ibibazo. Uriya uhatwe ibibazo akabisubiza cyangwa ntabisubiza, bitandukanye n'umuntu ugenda hariya agafata abantu atigeze atumira. Urimo kunyumva? Agafata abantu atigeze atumira
yarangiza akabashyira hariya mwebwe se muraba mwabatumiye cyangwa mubugita ngo kubasesengura biratandukanye. Ibya Bruce Melody yari ibereye kuri yari presence bari kumwe kumukoresha ikiganiro nk'umunyamakuru, mwebwe bitandukanye na bira byo gufata umuntu mukamugiraho ijambo. Yavuze kuri babandi bo kuri Hotel Shema de Marara yo ku Kibuye, kanze guhereza urugero Donalitaka bataka kanguhereza urugero. Yavuze kuri babandi manza wumve hano Claude manza wumve kuko nujya kwitegereza Bruce Melody hariya ikibazo kiremereye cya famiye ye Irene yamubajije, Bruce Melody yaramusubije, urukunyumva, amubwira ko adafite uburenganzira bwo kumubaza ibyo bintu, sibyo? Muvuga Bestine mukavuga ko yanyoye isabuna akavanamo inda, Bestine yarahari ngo abivuguruze cyangwa mwatanze ibitekerezo byanyu nkuko ntabwo nabivuze, ntabyo nzi ibyo ngibyo, ntabwo yaravuze. Wabivuze cyo simbizi. Okay, tuvuge ko ibyo mwavuzeho n'ibiganiro mwabavuzeho. Ibiganiro ibiganiro mwabavuzeho urukumva, ibyo n'ibiganiro mwabakozeho byatumye babaripotinga. Nyirubwite yarahari ngo abivuguruze cyangwa mwakoze ikiganiro none so katakuripotinze waramuvuzeho, abo bantu bavuze ngo diva katakuripotinze inde aripotinga murinda hano ariko sinashira posters kuri Instagram nitwe twamuvuze cyangwa ndakubaza ikintu kimwe. Ubwo urafashe ufata ibiganiro nkora ushaka kwigereranya na bira bintu by'ubusesenguzi mukora kro, ntabwo ngewe urabona ko bazanye video ngo warakaye uri kubivuga, kuki tutayivuzeho ngashaka kode nkamuhamagara ngiye ngomba kuzana nyirubwite. Bari abakobwa niyo mpamvu nahamagaye umuntu uzakurikira ibiganiro nkora, inkuru ikimara gusohoka nahamagaye umunyamakuru wanditse inkuru wo mu Gihe bita Emi Ikinege, urimo kunyumva? Ndamubaza iyi nkuru wanditse y'aba bana wayikuruye niyo ntabwo ariyo, urimo kunyumva? Nk'umunyamakuru asobanura source y'iyo nkuru, aranayisobanura. That the way I do the stuff, niko nkora ibintu byanjye, urimo kunyumva? Claude hano abantu bakavuga ngo Claude ahangaha yakoze ikiganiro gikakaye, nkavuga ngo reka nshake Claude aze, iyo udahari nshaka indi topic mvugaho, urumva? So utandukanye ibyo bintu rero biba bitandukanye, ntabwo ngiye ushobora kugira urakoze cyane. So nkagaruka nkavuga nti ibintu bakubwira hano urimo kunyumva Claude, ngiye sinjya nyura iruhande. Irene Murinda habi afite ububasha, urukunyumva, ni n'uburenganzira bwe gufata, dufate bari abana bari mu muryango wa Irene none nibo bafite mu nshingano. Niyo mpamvu famiye yabari abandi bamuha umugabo agafata umugore we akamuha Irene Murinda bakamutwara mu gihugu nka Canada, akamutwara iyo ngiyo, sinzi biri kubyumva. Ibaze gufata umugore wawe ukamuhereza undi mugabo akamujyana azamumarana ibyumweru bingahe, ukumva icyo kintu? Ibyo se nshaka no kumenya ni ibyabo, ntabwo ari ibyabo. Ndakwereka uburemere, uretse gato ndakwereka uburemere uriya mugabo afite kuri bariya bana. Niba umuntu ashobora gufata umukobwa akamuhereza umugabo agafata umugore we akamuhereza undi mugabo akamwuriza indege akamutwara, bakamarana ibyumweru bingahe, sinzi biri kumva icyo kintu? Ni uko uyu muntu aba afite n'abantu mu nshingano, warangiza ugafata abo bantu yikoresha umutwaro, ufite umutwaro w'abo bantu ku mutwe we, urimo kunyumva? Mukagenda mukabakora iryo sesengura, yarangiza akavuga ati ntimufite uburenganzira. Ni nk'ukuntu nuvuga ngo ibyo muba mwakoze mukavuga ati yakoresheje ku kiganiro kinyine, yabashyize hara kuri kamera, wenda nibwo buryo babonye bwo gucururizamo cyangwa gukora nk'ibintu byabo, mwarangiza mukaza kubikoresha mwataka munasenya. Ntabwo ari byo. Noneho inama watanga ko nanjye Murinda hafi afite video zanjye, nanjye ngene mukubita strike, hanyuma kibe kimwe kuri kimwe, niyo nama duhaye. Niba ibyo bintu bikubangamiye ukabona bifite ahantu biri kuguhungabanya cyangwa biri kubangamira imirimo yawe, genda ubikore, urukunyumva? Ntabwo niko bimeze, nawe genda ubikore kabisa, genda ubikore. Ntabwo nabikora kuba utabikora oya ngenda kubeshye se. Ibyo rero byose reka dutegereze Sakiriza ibyara ikindi. Kandi buriya
akataretse karasema niko umunyarwanda yavuze. Kandi ngo ugusure ntumusure rimwe na rimwe agira ngo nta kibuno ufite gitambutse umwuka w'umusuzi. Hari igihe azasurirwa n'abandi batari jewe, ariko kandi nta nubwo byari bikwiriye ko byazabaho. Oya, ibyo nuko icyo nashaka urukumva abantu bakumvishe bakumva ko abantu bakumvishe muri David bakuva ko Irene Murinda habi yagukoreye ubugome bukabije. Burakabije nyine none se muroroshye. Nta kintu nabonye no kuvuga ngo anyway reka manze nsenge kanze ngusengere oke abantu hagiye murufata ijambo. Dutumira aba YouTuber aba influencer nibo baza gahinda kacu. Agahinda kanyu turakumva ariko yewe biriya yakoze ntago mbishyigikiye ngewe urumva mba numva rwose habanza rwose hakwiye kubaho ibiganiro mbere y'uko umuntu akora ibintu nka biriya. Wenda mwanze kumva mwabanjije gukora ibiganiro noneho mukanga kumva mukakomeza. Yewe namutumyeho umusaza w'umugabo witwa Kiramani aremewe, namutumyeho Kiramani. Urumva niho noneho twavuga tuti reba guys, umuntu yabaganirije rimwe kabiri gatatu ntago muri kumva kamemu. Rero namwe nimwemere mwemere muhanwe rero, ariko mu gihe atari yabicaza hasi ngo abaganirize vrema sinumva impamvu numva ko yakwifuza kubakura umugati mu kanwa agasigara ari we urya wenyine. Oya, ngewe rwose ntago mbishyigikiye ibyo with my heart yavuze rwose. Ngewe birumvikana wenda mureke gukoresha ayo mafoto ariko ntabwo numva rwose harimo nko kugaragaza ubusambo gusa, nko gushaka kwikubira umuntu akumva ko ari we agomba kuyobora YouTube wenyine. No, muganirize umuntu mana. Ariko ikintu ngiye navuga hari ukuntu umunyamakuru yishakira umutumirwa bakabanza bakumvikana n'ibintu bari buze kuganiraho, bakabiganiraho nk'umuntu wamushatse. And then bano bantu babaza basesengura ugasanga bagiye kwinjirira abantu kandi batabanje byibuza no kubabaza. Kandi wowe wamutumiye we yabanje kumubaza okay bimbikubazeho ibisimbi kubazeho. Ari naho usanga rero aba bantu basesengura ariho bakorera amakosa. Ikindi yenda Pastor Claude nago nashyigikira byo yenda niba yaraguteye izo strike, ariko byibuze nawe wakabanje kureba ibintu uri kuvugaho, nko kuvuga ko abo bana bangana nabo wabyaye ingano. Of course agomba gukora iki kugira geste akora. Yenda ari bukuganirize byakanga akakora ubwo buryo bundi ya mbwira. Ikintu kiriho cyo abantu musesengura ni musesengura, ariko mureke kwinjirira mu bintu abantu batagiyemo, kuko umuntu yaganira n'undi baba bafite ibyo bavuganye bagomba kuganiraho. Mwebwe rero ngo mwaje mwashasenguye mukabinjirira cyane. Kandi nawe nk'uko uvuga abana bawe ufite mu nshingano zawe, ni wowe wenyine ukwiye kuza ukabavugira. Uriya rero nawe bariya n'abana afite mu nshingano ze, niyo babavuze nabi iwabo nibo bababaza, kuko batanze ubwo burenganzira bwo kugira ngo indirimbo ikibona. Yego mwakegerana mugasabana imbabazi, yenda nimba ari n'izikirimo akazikuramo. Ariko nujya guhangana ni ukuri pe nge nta kuri guhagije ndi kumvamo, kuko
first of all nta n'umuntu wemerewe gusesengura ikintu umuntu yavuze ngo umuntu yasesenguye ku buryo winjirira abantu gutyo wasanga uri mu makosa Claude. Hano abantu baragukunda, ni byiza rero ko ibyo bintu uko wahindura. Kandi Godfather urabivuga mushaka izindi content cyangwa nawe wishakira umutumirwa kuki ubundi mutaapproaching abo bahanzi, mwebwe mu baapproaching mu bagereho cyangwa abo ba influencer abandi, kuki bahora batumirwa n'abantu bamwe ugasanga ahubwo hari abantu bigize abasesenguzi gusa wataka approaching abantu bakomeye, abastari bakomeye ngo agende abaganirize. Kereka habaye ama press conference akomeye ugasanga no hantu aboneye. Ariko nanye nimba nzi ko ushobora kuza ugasengura ibintu runaka usenya, niho handi usanga ushobora no guhamagara umusitari runaka kugira ngo approaching agwereze ikiganiro cyawe kiri exclusive ugasanga ntago akiguhaye. Ni byiza ko muhindura. Nawe ubwo bavuga ati nanjye ngiye kujya nishakira bano bantu apana kujya gusesengura ibyundi yavuze. Mada, ibyo byose twarabikoze kandi ntabwo tuba twicaye ngo tuvuge ibintu bidahari. Niyo mpamvu rero ntabwo nibwira yuko ibyo twakoze ntabwo dushobora gukora ikintu umuntu ativugiye, ntabwo twavuga ikintu umuntu ativugiye, twasesengura icyo umuntu ativugiye. Ese iyo tubonye ngo ndicuza imi mu rushako, umuntu rero icyo gihe umuntu abonye ibintu nk'ibyo aribaza ngo ese kuki yicuza? Kandi rero muri twarumvise yarakoze ikiganiro kimeze abana bavuga iyo bukamana bo muri gospel, nanjye nkaba nitwa pastor, ndi pastor, nibwira ko ro muri ndahabi ndanjye twakabaye duhurira hamwe akamwe atari ko buriya biriya bintu ntabwo ari byo, buriya ibyo wumvise ntabwo byari ukuri, dore ukuri dore nuko bariya byiriya byavuzwe byari fake news. None tukamenya ngo ni AI, tukamenya ngo bari bahakinze Instagram se, ibyo byose twe tukabimenya, ntitwabimenya atabitubwiye. Urafashwe warezwe uretse gato bagushizeho ikinyoma, reka tubyite ikinyoma, umuntu ashatse kukurenganya, siko bimeze. Bagushinja ibyaha biremereye cyangwa ibyaha ntabwo tuzi ibyo bagushinjaga. Abagenza cyaha cyangwa RIB cyangwa polisi baragufata, siko bimeze. Barangije kugufata nyuma y'iminsi 3, urukunyumva, basanga bakwibeshyeho barakurekura. Yego, siko bimeze. Bosco, aho ngaho wabonye ubutabera bw'ubonye wari wafungwaho man. Yego cyane, nyine wari wafungwaho wowe banza umbwiye wari wafungwaho ijoro rimwe muri gereza birenze rimwe mu isi Godfather, ijoro rimwe muri gereza birenze imyaka 10 hano hanze. Bosco, ibyo turabyumva. Ariko uretse gato Jeanne, uretse gato rekera Bosco. Bosco umva kubwira ikintu kimwe, siko bimeze. N'amasaha urimo kunyumva, n'amasaha ndi kubyumva ni menshi. Iyo umuntu agutwariye umwanya wawe n'amasaha ni menshi, urimo kunyumva. Ariko noneho urafashwe, ntabwo tuzi ibyo bakureze ngo ni ibiki, urafashwe. Aha ngaha igikurikira, ikintu gikurikira bitewe n'umwanya bawe bataye n'amarangamutima yawe bishe, siko bimeze. Ako kanya abo ngabo bakurunzeho icyo kinyoma, ni ukuvuga ngo abo bakurunzeho icyo kinyoma, iyo tuza kuba tudafite ubuyobozi bwiza, ni ukuvuga ngo cyari gukurikiraho nuko wari kurenganwa, siko bimeze. Ariko tuvuge ko nyuma y'iyo minsi 3 uravuga ko uretse gato iminsi 3 uravuga ko ari myinshi, siko bimeze. Ariko Bosco, investigation cyangwa kuri perereza kunzira karengane nkawe, reka tubivuge gutyo. Ariko ndakubwiye mu gukora iperereza, urimo kunyumva, biterwa n'abari gukora iperereza n'ibyo bari gukora iperereza, siko bimeze. Ku minsi 3 ntabwo ari mike, ariko ntabwo ari na myinshi kugenzura niba uwo muntu bari urugukekwaho ibyo bari ari byo cyangwa atari byo. Kuba barakurekuye rero, icyagomba next move, urimo kunyumva, kwari ugutanga ikirego ku bantu bagize bate, ku bantu bagukoreye ihohotera bakagushyiraho ikinyoma bakakubeshyera. Uvuze neza ngo umwe mu bayobozi bariho, uwo Mutesi yarakubwiye ngo isohoko rugende, abangaba bakoze ibingibi bakabaye bafungwa, siko bimeze. Wagomba gutanga ikirego, ntabwo ari gutwarwa n'amarangamutima n'uburakari. Uvuge kutazongera kwitaba inzego kandi zaguhaye ubutabera bwawe nubwo haba amaze iminsi 3.
mbaze gusobanurira kino kintu. Yego. Nkeka yuko ribu ni ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha mu Rwanda, sibyo? Gifite amahame n'amabwiriza kigenderaho bigomba gukorwa mu nyungu z'umunyarwanda uwo ari we wese hatagendeye ku cyene wabo, ruswa cyangwa se n'ikimenyane. Ariko bagaca umugani mu Kinyarwanda ngo abumwe agatukisha bose. Ushobora kuza gusanga mu bagenzacyaha 30 harimo umwe urya ruswa, bikaza gutuma ikigo cyose gihinduka umwanda. Uri kubyumva? Ni gute ubwira ngo umuntu arampamagara ambwira ko agiye kunyica, mfite amajwi ye, umuntu niwe watanze ikirego ntiyakurikiranwa, ageze imbere y'umugenzacyaha aramubwiye ngo ko kukanamfunga inde ahubwo we yarandeze uwo ndakubaza, uwo muntu wajyanye ibyo bimenyetso, yego, urabijyana uragenda ujya gutanga ikirego cy'umuntu waguteye ibwoba, gushyizeho n'ibikangisho, hanyuma ntiyafatwa ngo afungwe? Nyine ariko sinzi impamvu uyinza kungora, wowe banza umve case yanjye. Kano kanya Godfather ugiye imbere wenda y'umugenzacyaha dufate wenda nka Dr. Murangira Bitier, uramubwiye ngo Bosco nutamufunga ndamwica, koko akanamfunga, we umeze nk'uri gukoresha uwo muntu wowe, kuko uwo muntu ntabwo ari mu kazi ahubwo afite abamukoresha. Icyatega amaje cyo uwo muntu dore ngiki, nakubwiye ngo yari umwarimu wigisha kategori C ku modoka ya gisirikare yaguzwe mu Cyamura, yandikwa kuri Pastor Mutesi, yaguzwe n'umufande wakoze akora muri Muhanga, yaragize gute yarimutsa akorera ahandi hantu. Iyi modoka yaguzwe amafaranga avuye kuki yayiguze ntayiyandikeho. Ayo makuru y'amaruswa abo ngabo barya ntaje gusatira, ntagiye kuyamenya, ashaka kundekesha. Nza kugira amahirwe mu bitanu umugenzacyaha umwe utajya ugendera mu kigare, urumva arangije randukora. Iyo baza kuba ari igikundi cy'abarya ruswa, kano kanya ngiye mba manitse. Hanyuma ndakubaza niba umuntu umwe, ndakubaza muretse gato, umuntu umwe uvuze neza cyane, kubera iki wagendeye kuri uwo nguwo wakoze ikosa, urimo kunyumva, akaba ari ugutera imbaraga zo kuvuga ibyo, ntugendere ku mbaraga za Mutesi ndikumva neza wavuze ko waguhaye ubutabera, akavuga ko utakabaye uri aho ngaho uri, kutarebye imikorere myiza ya Mutesi wo muri ribu, ahubwo ukareba iyi ngiyi y'uyu nguyu wakurenganije. Ego, kubera ko utarebye imikorere Mutesi no oya ndavuga uyu mupolisi wa nta muntu ufite wo mwise kugira Imana, nta muntu wiki waruvuze waduha hano, uri kuduha scenario ariko urimo uragenda uvugira ku rugaruka, ugenda uvugira ku hindura ahantu uri nge nta kibazo. uranyumva? Muri kunyumva? Ubu ndakumva Bosco. Nge ndi kumva neza cyane. Okay, aho hantu ibyo byabereye ni kuri station, ni kuri station ya RIB, byabereye station ya RIB ya Nyamabuye. None wumve n'ibintu banankoreye mani, igane naguzwe nuko mwebwe mwamuvugiye ibintu ngo mutazi ukuntu ibintu bihagaze. Nge bansohoye muri brigade, sister wanjye nzana ibyo kurya, banzirikanyije na mugenzi wanjye, bamfashe ifoto nziritse n'amapingu mfite n'igisuperi cy'ibyo kurya, foto bahita bahereza Mutesi yahaye ifoto kamarade zikira kuri stati. Urumva uwitwa Mutesi yari afite station ya RIB ya Nyamabuye mu biganza, abayikurinda bakora ibyo we ashaka. Warangiza kwambira ngo biki gusa wampamagara umaze ariko se rega kuraka nanyu nyumve, mbere yo kugira ngo ukure akantu kari muri joro rya mugenzi wawe, izo ruswa ziri ndani muri bo, abagenzacyaha batakora neza babashake babakuremo, hanyuma urwo rwego tugirire icyizere. Ari uko nkuko bimeze, nge navuze ngo ntabwo bazamagara ngo nzitabe, bazajyana umurambo wanjye. Ariko kugira ngo umenya ko ibintu bitakiri n'ibintu by'imitsimo mari, urukumva? Manza wumve hano, manza wumve gato. Nta muntu uvuka ari ikihebe, nta muntu uvuka ari ikihebe, umuntu wese avuka ari uruhinja ruzima. Manza wumve icyo nkubaza, manza wumve gato ibyo uri kwivugisha, manza wumve tuganire nk'abantu, ureke kurakara. Uti ni station ya Nyamabuye nk'uko uri kubivuga. Station ya Nyamabuye ni Edikota. Station ya Nyamabuye ni Edikota. None ni gute ikosa ryabereye
banza wumve. No, ndakubwire. Urumva uburyo uri bubitwaremo biraza kuba ari uburenganzira bwawe no kubyumva, ariko icyo ndi kukubaza, niba kugeza aya masaha uvuga ko sitasiyo ya Nyamabuye, urimo kunyumva, hashobora kuvamo umuntu umwe akakurenganya, nta nubwo na sitasiyo yose, kuko uwo muyobozi wundi ntabwo yigeze akurenganya. Kuba umukozi umwe ashobora gukora ikosa, tujya tubona abapolisi bafungwa, uretse gato tubona abapolisi bafungwa, tubona reka kubaza ikintu kimwe, twabonye umusirikari Nyamasheke arasa abaturage, turi kumwe, n'umusirikari ku giti cye, niyo mpamvu yafashe agahanwa agashyikirizwa inkiko, turi kumwe. Biriya byafashe igisirikare cya RDF bikigira igisirikare kibi cyangwa bikigira igisirikare kirasa abantu? Hari uko ariko bimeze. None niba umwe yarakoze ikosa, ubibwira umubyeyi w'icyo umwana, ndi kukubaza ibyo ngibyo niba byarabaye, niba ibyo ngibyo byarabaye, umuntu umwe kuri sitasiyo akakurenganya, undi kuri sitasiyo akaguha ubutabera, ushingira kuki? Niba uvuze ko ribu yose ya Nyamabuye ikoreshwa na Mutesi cyangwa abaharuswa akabakoresha, uyu nguyu waguhaye ubutabera akakurenganura akavuga ngo taha, ngo Mutesi niwe wakabaye ukurikiranwa, we yaravuye ku yindi sitasiyo itari ya Nyamabuye. Iyo sitasiyo si ubwa mbere nyine nyigannye, njyanye ikibazo ko nge nigeze njyayo, njyanye ikibazo cyo ku mbuga nkoranyambaga cy'umuntu we wanyibye YouTube channel ebyiri, ndangije nababwira ngo ari ahantu bita Irurindo ku kigo cya TVT, nge nakoze iperereza nzi ko ariho ageze, ndababwira ngo nimumfashe uyu muntu mumunshakire, muhamagare RIB ya Rurindo hanyuma mufate. Barambwiye ngo ibyo bintu ntago tubizi, genda ugiye hehe? Ugenda ujye Kigali. Niko bansubije. Umujama kano kanya ari Dubai, yanwaye cano zanjye, ubutabera ndabubura, naho nge nsubira n'ikindi kirego mbura y'ubutabera, ntangazwa no kubona undajyayo bakampamagara bakanamfunga. Ahubwo abayobozi dufite bafite ukuntu bari kugenda bafata abaturage bakabangisha igihugu, bastopingira aho ngaho man. Ko nakubwiye ngo nta uvuka ari ikihebe, umuntu abikihebe ariko maze kuba umuntu mukuru. Bosco, cyo ngicyo nagishyire mu matwi yawe n'abakurikiye zino live banze bakumve kwanze nta bintu by'ama brag mafite man. Okay, tugende gato tugaruke gato. Impamvu ko nari kumva impamvu utagiye kuregwa umuntu ntabwo urayisubiza. Impamvu utagiye kuregwa uyu muntu nyuma yuko agutwariye umwanya kana kubeshyera ni ayisubije man, ayisubije ntabwo. None ndakubaza ndego umuntu wantwaye caro zanjye. No, ndakubaza reka tugaruke gato. Iyo station ya Nyamabuye ni Edikota nibyo kubwira utari kubyumva ndirwa nsakuza ko no. Uretse gato inzego z'ubutabera cyangwa uretse gato inzego zagize ibibazo zirangirira Nyamabuye, uburyo ufata urwego rw'igihugu ugahita uruvunza na station imwe ya Nyamabuye ishobora kuba nk'umuntu ushobora gukora amakosa ukahita ushinja kutazongera kwita urwego rw'igihugu. None kutibashira amaseka, kukibakora branch mu gihugu, kukibakora branch, kuba bakora branch ukubyumva, kuba bakora branch, kuba iyo branch imwe nakubajije, iyo branch imwe nta nubwo ari branch, ndetse branch yakunye ubutabera hanyuma wafunguwe nande iyo bitatu wamaze kubona. None se utarabonye bitatu kubera iki wambabariye koko wambabariye, kubera iki wafunguwe muri bitatu, kubera iki nyuma y'iperereza y'iminsi 3 wayishyura ku rugata? Wowe wambajije niba barashatse kukurenganya kubera iki iminsi 3 batakurekuye? Bosco, numvise ko ijambo rya perezida kankubaza ikintu kimwe. Numvise ko ijambo rya perezida kankubaza ikintu ko tujya tubona yagiye guhura n'abaturage mu ntara, ko abaturage bamwe baba barabuze ubutabera, yenda nk'abantu barabanyanganyije cyangwa kubivuga harimo abayobozi bamwe na bamwe barya izo ruswa, ugasanga hari abantu bifatiranye abo bantu. Kuki umuturage adacika intege agume kuri iyo ribu imwe cyangwa muri uwo murenge umwe, ugasanga yagiye no mu wundi murenge cyangwa ku yindi ribu paka kazagera naho ajya gutanga ikirego kwa perezida? Okay. Ese kubera iki wowe ukomeza wihatiriza aho Nyamabuye kandi ubona nta butabera uhabonera? Kubera ko utagiye ahandi baringana ufite na Edikota. Mba cyo nyigusubize. Reka mbanze gusubize man, ukubyumva neza.
ni bya bine usanga ngo umunyarwanda ngo agurisha inka akurikirana inkoko uri kubyumva ntago ngiye mfite gutakaza time nk'ibyo bintu biba bidafite gahunda wabyumvishe kabiri kangahe umuyobozi uretse ubanza wumve perezida ejo bundi yaravuze abwira abaturage ngo kuki mudafata abo bayobozi ngo mubasange muri ofisi mubakubite niba muvuga ko ubwo nta bayobozi babi bahari uremera ko abayobozi babi bahari cyangwa ntago byemera barahari ndabyemera abayobozi babi ntabwo wemera ko babura umukobwa umwe abo uretse wumve keza teroriski buretse kumva wemera ko umukobwa umwe agatukisha abantu bose ushobora gufata akantu nk'agatonyanga ka vidanje ugashyira mu mata amata yose agahinduka umwanda urabyemera wihuza keza umugenzacyaha umwe yemera gufata sitasiyo yose igahinduka fake. Okay, reka nkubwire ikintu kimwe turi kumwe ntabwo kwitaba ubutabera kwitaba urwego rwa RIB siko bimeze ntabwo kutarwitaba kubivuga kurana uburenganzira bwawe kutarwitaba ariko ntabwo rwagushatse rwakubura sase turi kumwe nshaka ari kibazo se ahise ubundi na Godfather baze nkubwire kwanza wumve n'ahantu mind yanjye kano kanigeze genda umukanda urupfu ibindi byo kuza kumbwira ntabwo byo ngira ngo nyebiri kumfata abe namba man uri umuki kano kanjye ndi umukandida w'urupfu nitegeye ko umukandida w'urupfu n'umutwe wanjye wavaho. Okay, tugende gato ubwo bugoryi buri aho ngaho bubanze buvemo ubugoryi buri hehe urifata ugafata umuntu ukamusiragiza ndabaza perezida yavuze ngo bafate inkoni bagere bakubitire muri ofisi zabo no Bosco perezida yavuze ngo mufate inkoni mugere bakubitire muri ofisi zabo Bosco aya masaha ndi kumva neza uretse gato aya masaha niba ndi kukumva neza ejo tuganira urukunyumva watubwiye ko iki kibazo cyamukije uyu munsi ariko ejo bundi watubwiye ko ikibazo ufite nyamukuru ari umuntu bita Irene na Bridget Brian siko watubwiye aho ngaho kabisa siko bimeze naho ngaho rwose none bihindutse niho hari ikibazo nibo bantu mufitanye ikibazo yego nibo nabo ngaho nukuvuga ngo kugeza aya masaha uri gusobanura impamvu wavuze ko utazongera kwitaba RIB nkuko Janine yaraki kubajije urumvikana ntago yumvikana impamvu yo kutitaba urwego ntabwo yumvikana na gato ntago yumvikana iyo kutitaba RIB ikibazo ugumana ibyumvikana impamvu yo kutitaba inzego ntabwo yumvikana na gato ntabwo ari byo kujya hariya kundangura bakazongera kwitaba urwego na cyane ariko tugaruke gato yari icyo nkubwira niki ibyo uremera ko ariko buri abantu nini bitangaza no kuvuga ngo kugeza aya masaha ntabwo niba nkumvishe neza niba warasiragije ukaguhabwa ubutabera mu kugenda kwawe hari aho bihuriye n'iki kibazo cyangwa ni ikibazo cyawe cya Brian na Irene nakubwiye ngo abaturage sinange gusa no muri Kongo ya FPR ngira ngo wa muyobozi wambaye ishati y'umutuku yarabivuze perezida amubaza ngo ese n'ukubera iki abo bayobozi badakemura ibibazo by'abaturage uwo mugabo yaravuze ngo mu bayobozi harimo kutumvikana buri wese agenda ashwa mugenzi we bigatuma bahora mu ntambara zituma umuturage agenda akicwa n'inzara ku buryo usanga umuntu indara ahuye n'umugongo uko rero bagenda bitwara nabi nibyo bituma twebwe tubafata nk'aho batari ababyeyi bacu ku buryo aho kugira ngo aguhamagara umusange aguhamagara ukiruka kuvuga ati niyo naba ndi kurengana uyu ngo ashobora kuza ko yari yoswa ikagira guterangira akamfata hari report zasohotse zivuga ko abacamanza bo mu Rwanda baza ku mwanya wa mbere mu kurya ruswa hagukiraho polisi hagukiraho RIB izo report urazizi ntago zizi zasowe nande ugenda uje kureba speech ya Nyakwigina Marie Makire ugenda uje kureba urazibona man ariko bivugaho ruswa yamaze abantu ni ukuvuga ngo niba ndi kukumva nonaha utangiye intambara yo gutunga agatoki mu nzego ahubwo rimwe muri kwitangiza ahubwo mwe mushaka kunganisha n'inzego cyane ikibazo cyanjye cya kabiri kubera ko hari n'ibindi numvishe so nagira ngo nyine niba nkumvishe neza ni ukuvuga ngo wahagurukiye gutunga agatoki inzego umva baze ngiye nkubwira ikintu kimwe sibyo nizo nzego uzivuga cyangwa uzihorere wabyumvise kubera yuko buryo umubyeyi
umubyeyi niwe ugomba gutuma umwana agira gute amugirira icyizere. Wabyumvise? Niba ushaka kuzufata wenda nka Titi Brown, ufata nka Titi Brown ngo yasambanyije umukobwa watigeze barahuza n'igitsina, kumufunga imyaka 2. Ibyo ngibyo bikorwa tutabibona. Ntabwo tubibona twebwe. Ndabase abamuheje muri gereza imyaka 2 bari he? Ntabwo bari mu kazi. Ntabwo bari mu kazi. Ndiko kubaza bakure umugogo n'ibisho byabo mbere yo kuza kwibanda mu mbuga nkoranyambaga ngo bashaka ngo imbuga nkoranyambaga babanze bafata ama office yabo bashyire ku murongo. Uravuga bande? Wavuze ko dufite ubuyobozi buba bibwira perezida ngo barya mbere bakarya n'ibyo abaturage bakarya bonyine. Perezida we ntiyabyemeje se, ari ubundi kuki kintu perezida nawe ubwo abona ko dufite abayobozi babi udashaka kucyemera Godfather. Urukuvuguruza perezida ubwo wowe. Umva nkubwire wowe. Perezida ubwe arabizi ko mu Rwanda hari abayobozi batari beza. Arabizi nawe bwarabyemeza. Urango umva nkubwire. Uri kuvuguruza perezida. Umva ngusobanurira ikintu kimwe. Abayobozi babi barahari. Uretse gato nkubwire ikintu kimwe. Ariko abo beza bakwiye kwikuramo ibyo biyobozi bibi bikagenda bikajya ku ruhande kugira ngo nkubwire kiboneke bitari ibyo. Bose ntabwo niba mpagaze nzitaba bafata isasu barishyire mu mutwe bazaza n'intumbi yanjye bayigaruye mu Rwanda. Umva nkubwire ikintu kimwe rero. Sibyo? Ngiye kukubwira ikintu kimwe kandi unyumve. Yego. Amahitamo wahisemo ntabwo ari meza. Kabisa. Ikindi ni Bosco reka nkubwire ikintu kimwe. Ubundi kuki dukunira ubwoba manje? Dukunira ubwoba. Reka nkubwire ikintu kimwe, ngutera ubwoba gutera. Ndagutera ubwoba ngutera ubwoba. Amahitamo bitagenda, kunenga bitagenda no gukora amahano. Kugenda None Bosco, wowe ikibazo gifitanye na leta cyangwa ugifitanye na Nuza na DJ Brian na Bosco? Ikibazo mfitanye na leta nta butegetsi nshaka, munyumve neza, mumbabarire cyane. Nta kibazo mfitanye na leta y'u Rwanda, nta butegetsi ndi gushaka. Wabyumvise? Ariko turashaka ngo niba umuturage agiranye beef na mugenzi we, tube tuzi neza ko ubuyobozi buri tayari kugira gute kugikemura. Wabyumvise? Uretse gato kanze nkubwire ngiye ngo ndifata ntabwo na leta y'u Rwanda nta butegetsi nshaka. Nta kiganza igirane kura kuri cano yanyu nzana ibintu mwije by'amafuti. Ntega amatwi, reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya. Nkuko nyuma. Urumva yavuga ngo ndabikubwira hano ubwo ngubwo nta umuntu ahitamo amahitamo ye. Ni ukuvuga ngo urabona utwo tuntu uri kugenda ubugari bagufunze iminsi 3. Iminsi 3 barayigufunze, ibyo ngibyo bituma uhinduka ikihebe Bosco koko kubera bagufunze iminsi 3 hari umuntu mufitanye amakimbirane yaje hariya wagiye ukuri. So reka tubyemere niba mfunga mfite ibyo nakoze niyo umva nkubwire. So icyo ni kubwira niki uwo muntu nkubaze ikibazo Godfather. Uretse nge maze nkubaze ikibazo kimwe. Uwo muntu wankoze ibyo ngibyo yakoze neza, tumushimire tumukomera amashyi. Uretse gato ntabwo ari byiza ntitunabishima, ariko ibi ngibi ntabwo uyu muntu ari we ufite ubuzima bwawe. Ntega amatwi, igihugu kigali kiri uretse gato. So kuza aya masaha nta nubwo wowe ufite, ntabwo ufite ububasha bwo kuza ngo uvuge ngo dufite abayobozi babi, uvuge ngo igihugu gifite abayobozi babi. Akubera iki? No kunyumva. Ntabwo ufite ntabwo umuturage w'u Rwanda ngewe. Ntabwo ntega amatwi. Ibi ngibi reka nkubwire Bosco. Yefite different mind itandukanye n'yanyu byose. Umva rero iyo difference mind muhungu wawe. Mind yanjye itandukanye n'yanyu. Kukugora pe. Uretse gato yari ngose kubwira ikintu kimwe, sibyo? Nishaka bingoreho bitakugoye nta kibazo. Ibi bintu ushobora gutekereza ko nibyo uzi ikintu kigiye kubaho. Ugiye kubona abafana. Sibyo? Bagufata abafana se nyine ntabwo mushaka banza wumve. Ugiye kubona abantu bagukurura baragusama. Ariko niba kugeza aya masaha siko bimeze. Waraje ugatanga uretse gato ugatanga excuse. Amakuru mfite urambye reba amakuru ari ikinyoma. Ndi kubisoma hano uretse gato gusomera cyangwa umbwire bimanike. Yaranyandikira ati Godfather ni Bosco ntababeshye yatorotse ari uko yahamagajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha ko ari byagombaga kubazwa. Ngibi ndi kubisoma niyo nibyo yanditse uretse gato nguyu yaravuze ngo Godfather Bosco uwo ntababeshye yatorotse kuko urwego rw'ubugenzacyaha rwari rwamuhamagaje kuko hari ibyaha yagombaga kubazwaho.
Bosco mbere yuko ugenda wigeze uhamagaza n'urwego wigeze uhamagazwa na RIB mbere yuko baze ngo bazo kimwe yego uretse mbaziranye ngo iyi nimero ndasoma nimero ye ngiyi 95 68 00 uyu muntu ntabwo muzi ngiyi nimero nawe yarabyivugiye mu kiganiro cye Bosco nawe wabyivugiye mu kiganiro cyawe uretse nyine ko RIB yari imaze kuguhamagara nakubwiye ngo nyine bwetse ngiye ngusobanurire mbikubwire uretse nyine naje kwirwa ngiye ngini manga uko byumva okay kano kanya ntago tuzi ngo RIB yari impamagaye ishaka iki RIB yaraguhamagaye mbere y'ubuhamya ngewe umuntu yarampamagaye arambwira ati nitwa Serge duhuye n'umunsi ngiye duhura bwa mbere uwo mugabo yagiye kunyambika amapingu bita yagiye kunyambika amapingu undi wari uhari uvuga ngo hari ukuntu ngiye Imana igigenda incisha mu menyo y'intare undi yaravuga ati uwo mutipe mwihorere agende ajye kumvikana wamureze hanyuma azagire gute bazagaruka kuwa 4 bumvikanye cyangwa se azagire gute azatanga statement. Bosco niba nkumvishe neza uretse gato Bosco niba nkumvishe neza wasotse mu gihugu RIB yari yaguhamagaje cyangwa umukozi wa RIB yari yaguhamagaye nta nubwo nzi niba ari we kuko nubundi abateka amatwi bo babaye benshi kandi na gahunda yo kugenda uretse gato niba warasotse mu gihugu uhamagajwe n'urwego kandi ukaba waratangaje ko utagombaga kwitaba urwego ukundi wahunze ubugenzacyaha simple urishwa ko nahunze no ndavuze ngo niba warasohotse mu gihugu urukumva yego wahamagaje n'urwego kandi wavuze ko utazongera kwitaba ukundi yego wahunze urwego urabifata uko bishaka no niba ndi kubyumva neza niba warahamagawe na Serge umukozi uretse gato niba warahamagawe uretse gato niba warahamagawe na Serge ari umukozi wa RIB kandi muri wo ukava kutazongera kwitaba RIB ukundi urimo kunyumva aho kugira ngo uyitabe ugahunga igihugu cyangwa ugasohoka mu gihugu wahunze inzego buriya rero wahunze ubugenzacyaha ntabwo byanzuye kukubaza wabaye uretse bari kunsaza wabaye uretse ubugenzacyaha uzi cyari cyo wowe ubugenzacyaha gufata ikibazo kiri RIB niki sobanurira RIB magabarambe Bwetse ngusobanurire umukozi umwe muri headquarter umukozi umwe muri headquarter agize RIB umukozi umwe muri headquarter umukozi urwego niki umukozi w'urwego aba ari urwego ko abahagarariye urwego ubwo nyine umukozi umwe niba akoze ikosa okay aho ngaho turi kumwe noneho biratunganye uretse gato uretse gato tega amatwi niyo mpamvu ndaguha urugero umusirikari akora icyaha urimo kunyumva Minadefu igahita uretse gato igahita inasohora itangazo unyumve neza cyane ariyo mpamvu umupolisi kuri station ya Nyamabuye yagufunze turi kumwe akagufungira muri station y'urwego undi mugenzi we cyangwa umurenzeho akinjira muri icyo kibazo akaza akagusohora akagubutabera ugataha urimo kunyumva so kugeza amasaha reba Serge yaraguhamagaye Serge yaguhamagara ugasuka igihugu ukagenda wahunze RIB wahunze urwego waba uruzi icyo Serge yaguhamagara wakurikiranwagaho iki cyatumye urwego rwa RIB ruguhamagara mbere yo gutoroka wowe iki niye mpamvu yatumye Serge yaguhamagara wari wayimenye se bashaka ko nta kibazo nari mfite niba nta kibazo wari ufite aho kugira ngo witabe urwego wayisunga igihugu gatoroka igihugu kucyo asoka mu gihugu kugira ngo witabe wamamagaraga ko ngiye nafite principle mu mutima wanjye uvuga ngo niba mpamagara ntago nzabitaba iyo principle ngiye nyifite baguhamagara gusoka mu gihugu so ntiwumva wahunze RIB yaraguhamagaye urahunga yahunze ubuyobozi urakoze cyane byumva Odiki Halo turakumva ariko se Godfather kankwereke reka banzanye nkwereke man yego singe wa mbere sinange wa nyuma
niba umunyarwanda mugenzi wanjye yifata akanyita ikigarasha, ubyumva? Murimo muranyumva? Turakumva. turakumva kabisa. Niba umunyarwanda mugenzi wanjye yifata akaza akanyita inyangarwanda, nyanga ibyo ngibyo nabikubwiye. Bisubiremo Ninda DJ Brian kwanza ngira ngo niwe wagiye gutanga n'ikirego. Yego. Kumva? Uretse ubyumve rega, uretse ubyumve. Turakumva. Witwa DJ Brian na Jihad ufunzwe. Bazanye umugabo witwa Gasana Anastase. Yahoze ari minister hano mu Rwanda, ngira ngo wenda ubwo kubakurikiye wenda ya live baramuzi. Aje kugirana ibibazo na leta Angela Hunga, ndetse n'umwe mu bantu bivuga ko ari igarashe. Uwitwa DJ Brian ndetse na Jihad bakoze live ngira ngo imaze nk'umwaka ibaye, bavuga yuko umuntu itagasana tazi ari musaza wa mama umbyara. Uwo Gasana bahe Kubyumva? Uwo Gasana bahe umenyine bwo ni musaza wa mama. Abahe Ngi nari mfite ikibazo yuko abahe uwo mama abahe wishwe muri genocide n'abasaza ba mama bose Gasana bahe kano kanya bashyinguye mu rwibutso ahantu bari buze kuba navuga. Ayo ngira ngo nyine amakuru bagomba kuba bayazi. Ende Uwo Gasana abahe. Uwo Gasana uwo ngo ntago nzana, ariko bishobora kuba ashobora kuba ari gufusa, ariko urumva ko umuntu nyine uhigwa ntago ushobora kuza kwamenya ngo ari hehe. Ni nyokorome. Ubibaze Brian ni umuzi kugira n'icyo bafana nawe. None se wowe aza abantu mufitanye isano. Biracitse. Brian ni uzi famille yawe kukurusha. Connection. Aragaruka. Bya wasanga ari bugaruka. So God pe nimba ari ibintu kereka nimba ari ibindi yenda byaha, ariko nimba ari ibi by'amagambo yagiye abaho no kuri azagaruke pe. Hari wamujyanye. Ntabwo ni ngombwa se bakujyana. Kurya none se agaruze byaro bamubwiye. Mucuti wawe Pastor Korode ko numvishe nawe yaraye naringiye kuvuga ngo amoko kagira ngo nimbwa. Yaba ari akiri mu maboko y'ikiraye. Reka muhamagare twumva. Ese abantu bari kumbwira ngo njye mvuga nziga ninjye mba nazanye ibyabo ko baba baje bakishanukisha ahangaha. Gumaho gato. Bonda kuvuga ibyo baba bavuze. Ku YouTube yabo mumva ibyo baba bavuze. Uretse tumve. Sebi radio kamuhamagarazi. Yavuze. Ariko hari ikintu uri kwitiranya. Niba Bosco Empire avuga ati ntabwo nakwihanganira kubona Irene Murinda habanyicira urubozo, akavuga ati buriya reka nkubwire uzarebe DJ Brian iyo bigeze uzarebe ubu ngubu wumva avuge, nibimara guhosha azaturagurika nk'isasu. Urumva azaturagurika, afite ukuntu ajya yigira umwana mwizi amaba amaze kuba menshi bimaze guturika nk'uku nguku. Ubu ndakubwiza ukuri DJ Brian wamushinga n'urutoki mu kibuno agaceceka. Ubu wamukora mu jisho Brian gitinyagereza kubi. Wumve ubu wamushinga urutoki agaceceka. Ariko reka bizahoshe ikibuga cyongere gihumekemo gato. Yazaza vuge ariko ye urebe muri iyi minsi DJ Brian uretse gutendereza indirimbo z'abaporoso no kujya mu arongera batizwe bugira kabiri. Uzi ko DJ Brian muri kese bakimara wa mukobwa wari uvuye mu Bubiligi, DJ Brian uzi ko yahise ajya kubatizwa sha, yava kubatizwa akabaha amabere ya banyina bibaze gucogora. Iyi nkundura nimara kuvaho azagaruka mwese yongera abashinga igiti mu wiki. Aba bantu bose ngenda bazi, nzi buri wese nzibambirikanye, nzi abazima n'abeza mwese ndabazi. Niyo mpamvu mwese mbashyira mu gatebo kamwe mbahuriza hagati, singire uwo nkunda singire n'uwo nanga.
ariko kuko Godfa uretse nk'ibyo gato ntuza keza yari amaze kuvuga umuntu wese wabwanutse kugira ngo abone amaramuko uwo nguwo aba ari dangerous anytime yagushyira mu kaga. ngo dufata ibi bintu njye mbibabwira ndi kubibabwira hagire umuntu wiyenza kuri DJ Burare nonaha ntiyavuga aremera kuko yamaze kubatizwa arahinduka umuyisilamu yambare bya biboro ngo bajye kumutowesha shahada murabireba ariko mu kanya nimara gucwekera azabakona. That's the people I live with. Ndabazi urimo kunyumva ariko ibaza DJ Burare ariko mwagiye mureba ibihe muzarebe iyo haje inkundura nk'iyi ngiyi cwe saka ibikorwa by'ugukunda evil people ntabwo ngiye njafata ibi ngibi byose abantu ndabazi ibi ngibi uri kuvuga rero ngo ni iki gereza ntabwo bazica indangagaciro z'igihugu bazabafunga mpaka ngenererwa nunga abantu Godfather nirirwa mbunga nabaye umwunzi nasimbuye umuvunyi nirirwa nunga abantu burabo nunga mu gikari nimwe mubizi abo nunga mu gikari nimwe mubizi kuva kuri ibi bihanzi by'ibigoryi ibihanzi hano byirirwa bisenyana birirwa bafitanye ibibazo n'abantu muzi abahanzi maze kunga n'abantu bafitanye ibibazo muzi ukuntu bangana ndabaza muzi ukuntu bangana twababwirwa n'icyo utabatubwira kuva kuri abahanzi bakuru bombi bagiye kujya mu buntuza uza abantu maze kubahuza nabo mbunga bafitanye ibibazo abo bariganyije udufaranga n'ibiki abo bafitanye ibibazo bidafite icyo bishingiyeho ubugome bagiye bakorana nkabafata nkabunga nkababwira ati icyo mupfara kiruta icyo mupfa nkabunga ibintu byinshi ariko reka mabwira ikintu mu I choose to be a messiah haza no nkunga abantu urimo kumva ariko nge ninjye ntunga umuntu agatoki Godfather ntabwo nanga abantu ariko nizakubwira ati ariko Irene Murenda habiye ndakwitegereza nkabona uri mbirikanye umugani wa Jessica bro nibyo naringiye kuvuga Godfather iyo nje hano buriya nuko Godfather buramba nicaye ku bintu byinshi ariko kuko ngiye ntashobora kuzana afitanye umuntu ikibazo ngo nze nanjye buriya ngo mvuge kaza hano nkavuga ati nyamara muhungu wanjye hari ukuntu nkumva singukunde kuko haba hari amakuru menshi buriya ariko nzi ko end of the day ibintu bizajya hanze. Urabona uyu Chita nandi urivugira ubusa urabona uyu Chita ushobora kugambanira Marene ni Marene ni pare agafata pare we Saba akamugambanira bro akamucira akamusunika mu mwobo kandi profile ye hari ifoto ye y'ubukwe yashyizeho n'amagambo kuri ntuza muri kumva abo bantu. Chita yagambaniye Sabe yari uruvango umuntu ni pare we niwe muntu nshuti ya hafi yamuvanye muri Kenya yaragiye kubimpuza mugarura mu kazi ariko ubuzi Chita yaragenda yagamagara waruzi mushobora kwemera ko undi Clara yari igikoresho cya Chita atasa muri kuba ibyo bintu. So aba bantu ngenda babwira ari genje nzano kugira ngo nkarabe umuntu nuko mbafite amakuru kandi afite ibimenyetso bagerageje buretse gato bagerageje kunga Sabe na Chita bizagira aho babunge ndabizi ko bizakunda ariko araho byageze bajya babwira Sabe Chita bavuga kunga Sabe gaturika karira urukumva. So we have those people genda bazi niyo mpamvu mpora Godfather intwaro zanjye zogeje niteguye guhangana n'uwari we wese kuko ndabazi ni babi ni muri beza. So ibingibi rero ariko biterwa n'iki jihadi ni benshi jihadi ibyo yakozwe nanuwe nuko we yabwanukaga kavuga gaturika but you don't know those people. Uza abantu hano n'aba ngaba nirirwa na hano aba bose mbana nabo mbashinyikira amenyo mbazi ejo bundi bari bankize mu muriro bankize kubera impuhwe za Godfather ngo nyuza ahantu ngirira umuntu impuhwe bari bankoreye umufuka w'amamesa uri gutogota. I know this motherfuckers ndabazi but let me tell you something ushaka kunkorera umufuka uri kubira nkagukorera mazuku yo mu kirunga cya Voruka ngenda umunyegoma ndi umuzayirwa ndagenda mfite ukuntu winjira muri Nyiragongo ukadaha kiriya cyamaguma kiriya gikoma cy'ikirunga kaza nkakigusukaho. That's it. Showbiz. No, thank you so much mami. Murabona bari abantu exactly. So rero kamabwira ikintu kimwe I choose to be nice
kuko naje gusangiye isi n'ubundi mwese ibyo mwirirwa mukora n'ubwo burozi mwirirwa mutamikana. Ndababwiza ukuri mu myaka 100 iri imbere mwese muzaba mwarapfuye haraje abandi. Ngo difata ari kubarunguruka nje nzasigara. Nje nzasigara. Thank you so much. Kandi niba manigani zarangiyemo. Guys, manigani zimaze kurangiramo. Oya, manigani haraburaho umuntu. Hagira undi muntu mpa manigani ebyiri. Please. Agakapo zinkiriho izina ryawe ryandike muri galeri. Kirira manigani muri galeri kabisa. Kandi umuntu amaze kuvanaho. Kandi abantu bagira hano. Asa babireba bate. Okay. Mami wampa manigani ebyiri, Ana wampa manigani ebyiri, cyangwa agakapu wampa manigani ebyiri kugira ngo zive muri galeri. Bisa kugira ngo umuntu avaneho imwe ebyiri eshatu. So agira umuntu bikora. So muri byo ndi kubabwira mwabantu ase ibi bintu muri kuvuga nk'ibi ngibi aba bantu bakoranye. Reka mbabwire ikintu kimwe. Nguyu Janine uyu nguyu muzi kuva mu 2011 niba atari 12 2011. Nguyu ari hano. I have never changed this. Uyu nguyu niwe ngiye. Ntuzi mu bikorwa nk'ibi ngibi nkora uyu munsi ntubinzimo, nawe nibyo nkuzimo. Ariko icyo nkubwira ni kimwe. Ngiye ibintu nabitangiye ibi bintu twatangiye gukora izi social media zitaraza. Dukorera Skype Dukoresha Skype. Facebook iba active. Agakapo, thank you my brother. Haraburaho manigani imwe. Nguyu ari hano. Godfather, I have never changed. Sinjya mpinduka. Ibi ngibi nabwiye ibi aba bantu bande bagurutse icyo gihe nabagaheja ni mu Rwanda nakoraga iki? Wakoraga kuri radio. This motherfuckers bakaza ngaha. I don't know who is Godfather, bambona gutya ngenda bro. Ibi biboro bimazemo igihe. People doesn't know. Kunyumva. So ikintu aba bantu njya mbareba hano nk'abareba bakaza bakirandika muri nkabitegereza. I choose to be anonymous, nkaza muri buryo ntabiyereka, ariko ibi ni ibintu mazemo kabiri nzi. Ibi ni ibintu byatangiye umuntu akuzanira CD umuntu akayifata akayikunja akayituritsa. Muri kubibona gutya buri kuri social media bari kubagana. Wanditse muri comment ntago ari radio yakoraga. Reka nze nk'muting. Urunguru rushobora kuba runda ku muting. So icyo nshaka kuvuga ni iki kintu nshatse kuvuga, people doesn't know. Reka nze nzane bi radio yabonetse.